Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'116, kwakirana ubwuzu kwa gikristo. Iyo mu mibereho yacu mu muryango n'imibereho yacu n'abandi byarangwaga n'ubugwaneza no kwiyoroshya bya gikristo, twarushaho kwishima no kuba ingirakamaro. Mu mwanya wo kwiyuha kwiye kugira ngo abantu baturebe cyangwa ngo tubatere kudutangarira cyangwa se ngo dutere abashyitsi badusura kwifuza ibyacu, dukwiriye gushishikarira gutuma abadukikije bose banezezwa n'ubugwaneza, impuhwe n'urukundo byacu. Ni mutyo abashyitsi badusura babone ko dushishikajwe no gukurikiza ubushake bwa Kristo. Nubwo ibyacu byaba bicishije bugufi, ni mutyo tubonemo umwuka n'umunezero no gushima. Umwuka uranga urugo rwa gikristo nyakuri ni umwuka w'amahoro n'umutuzo. Urugero rutangwa n'urugo rwa gikristo ntiruzabura kwera imbuto. Mu muhati tugira ngo abashyitsi bacu bagubwe neza kandi banezerwe, ni mutyo twe kwirengagiza inshingano dufite ku Mana. Isaha yo gusenga ntikwiriye kwirengagizwa kubera ikindi cyahawe agaciro. Ntimukaganire cyangwa ngo muhugire mu kwishimisha kugeza ubwo abantu bose bananirwa cyane ku buryo batari bushimishwe n'ibihe byo gusenga. Gukora ibyo ni ugutambira Imana igitambo gicumbagira. Ku isaha ya kare ku mugoroba, igihe dushobora gusenga bitari huti kandi mu buryo bwumvikana, dukwiriye kuzamura gusaba kwacu kandi tukazamura n'amajwi yacu mu ndirimbo zishimishije zo gushima. Ni mutyo abantu bose basura abakristo babone ko isaha yo gusenga ari agaciro cyane, ko yera ndetse ko ari isaha inejeje kurusha izindi zose z'umunsi. Ibyo bihe byo gusenga biha imbaraga iboneza kandi izahura ababyitabira bose, bizana amahoro n'ikiruhuko kinejeje mu buzima. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'117, ibyangombwa mu kubaka imico. Ni ingenzi ko abana n'abasore batozwa kurinda amagambo bavuga n'ibikorwa byabo, kubera ko imigirire yabo izana umucyo cyangwa umwijima, atari mu miryango yabo gusa, ahubwo no mu bo bahura nabo bose. Ariko mbere y'uko abasore bigengesera batekereza neza kandi bakirinda kugaragarwaho n'ikibi icyo ari cyo cyose, bagomba kugira bwa bwenge bukomoka mu ijuru ndetse n'imbaraga zishobora gutangwa na Yesu wenyine. Abantu benshi bishuka batekereza ko kugaragaza neza inyuma n'imyambaro ishashagirana ari byo bizatuma bitabwaho mu isi. Ariko rero, igihe imbaraga zireherezaho abantu zishingiye mu myambaro w'inyuma gusa, bene izo mbaraga ntizihamye kandi zirahindagurika. Ntawe ukwiriye kuzishingikirizaho. Umurimbo Kristo aha abayoboke be ntuzigera ucuya. Kristo aravuga ati, umurimbo wanyu uwe kuba uw'inyuma, uwo kuboha imisatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima. Uwo murimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ni wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Urwa mbere rwa Petero, igice cya 3, umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Iyo abigihe abasore batakarizaga mu kwirimbisha ubwabo bagaragara neza inyuma ku mubiri, cyakoreshwaga mu kuboneza ubugingo, kigakoreshwa mu kurimbisha imbere mu mutima, mbega itandukaniro ryagaragara mu myitwarire yabo, mu magambo yabo ndetse n'ibikorwa byabo. Abashaka gukurikira Kristo by'ukuri bazagira gushishoza kuvuye ku mutima mu byerekeranye n'imyambaro bambara. Bazaharanira gukora ibisabwa n'iri tegeko ryeruye Umwami wacu yatanze. Amafaranga asesagurwa mu myambaro muri iki gihe azakoreshwa mu guteza imbere umurimo w'Imana no kuzuza mu ntekerezo zabo ubumenyi bw'ingirakamaro, bityo bo ubwabo babashisha kuzuza ibyangombwa bibabashisha kujya mu nshingano zikomeye. Bazashaka uko buzuza ibyo Yesu Kristo abitezeho, we wabaguze igiciro kitagerwa. Inshuti mwana namwe basore, Yesu yakoze ibyo ashoboye byose kugira ngo abahe inzu mu mazu menshi ari gutegurira abamukunda bamukorera muri iyi si.
yasize urugo rwe rwo mu ijuru maze aza muri iyi si yangijwe n'icyaha, asanga abantu batigeze bamwishimira kandi bakundaga ubutungane bwe no kwera kwe. Bakerenceje inyigisho ze kandi amaherezo bakamwica urupfu rubi rw'abagome. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Isura y'inyuma. Imana ishaka ko muyitura kubwo igitambo gikomeye yabitangiye. Ishaka ko muba abakristo atari ku izina gusa ahubwo no mu myambarire no mu biganiro. Yifuza ko mwashimishwa no kwambara imyambaro iri mu rugero. Ntiyifuza ko mwambara imirimbo imeze nk'amababa cyangwa indi mitako itari ngombwa. Yifuza ko uko mwitwara ukwareshya abantu mu buryo ijuru rishoboye kwemera. Mbese nshuti basore, muzatatira ibyo Kristo abitezeho? Isura igaragarira inyuma akenshi nicyo gipimo ngenderwaho cyerekana ibiri mu ntekerezo. Bityo dukwiriye kwitondera ibimenyetso dushyira ahagaragara ab'isi ngo bacire urubanza ukwizera kwacu. Dushaka ko mukurikira Yesu nk'abana bakundwa kandi mu bintu byose bumvira ubushake bwe yagaragaje. Dushaka ko mushimisha umucunguzi wanyu mushakana umwete wa murimbo w'imbere mu mutima. Bityo mufashijwe na Yesu umunsi ku wundi mubasha gutsinda inarijye. Ubwibone no gukunda kwigaragaza ntibizaba bikirangwa mu mitima yanyu no mu mibereho yanyu. Ubugwaneza no gukunda kwiyoroshya nibyo muzashishikarira. Ubwo nibwo abasore bazahinduka ingabo za Kristo zigizwe n'abasirikare bakiranuka. Turi mu bihe bishishana ubwo abavuga ko bakunda Imana kandi bakayubaha bayihakana mu mibereho yabo ya buri munsi, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambanirana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 2. Inshuti basore, Imana ntishaka ko muboneka muri iri tsinda. Mushobora kwigira mu ijambo ryayo uko mwakwirinda ibi bibi kandi ku iherezo mukazababanesha. Kandi nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka atega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Malaki igice cya 3 umurongo wa 16. Guhamya Kristo. Kuri mwe ntibihagije gusa ngo mu kurwanya ikibi kibagaragaraho, ahubwo mugomba kujya mbere mukajya kure yabyo. Mugomba kwiga gukora ibyiza. Mugomba kwerekana Kristo mu batuye isi. Mukwiriye buri munsi kujya mwiga uko mwakitoza gukora imirimo y'Imana. Abayoboke ba Kristo bagomba kuba intumwa ze nzima, zizwi kandi abantu bose bareba bagasoma ibyazo. Ntabwo mushobora kugira imico myiza binyuze mu kuyifuza gusa. Imico myiza ishobora kugerwaho binyuze gusa mu gukora. Muri iki cyerekezo cyo kugira imico myiza, ibyo mwifuza bigomba kuvuganwa umuhati, kwinginga no gukorana umwete mwihanganye. Kubwo gutera intambwe buri munsi mwurira urwego rwo kujya mbere, amaherezo muzisanga mu bushorishori bwarwo. Muzasanga muri abaneshi ndetse mubashishwe n'uwabakunze kurushaho kunesha. Imyizerere ireberwa ku myambarire. Inshuti basore, agatima mufite ko gushaka kwambara mukurikije ibigezweho no kwambara ibikomo n'izahabu n'indi mirimbo kugira ngo mwigaragaze, ntabwo bene ako gatima kazatera abandi kuyoboka
idini yanyu cyangwa ukuri muvuga ko mwemera. Abantu bafite gushishoza bazitegereza uko mwigaragaza kurimbisha isura y'inyuma, maze bibe igihamya cy'uko mufite ibitekerezo bifite intege nke n'imitima y'ubwibone. Imyambaro yoroheje, iboneye kandi bakwiriye niyo nsaba bashiki bacu b'inkumi kujya bambara. Nta bundi buryo bwiza bwatuma umucyo wanyu umurikira abandi bwaruta kwiyoroshya kwanyu mu myambarire n'imyitwarire. Mushobora kwereka abantu bose ko muha agaciro gakwiriye by'ubu bugingo mubigereranije n'ibizahoraho. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'118, imyambarire n'imico. Kristo yagereranyije abayoboke be n'umunyu w'isi ndetse n'umucyo wayo. Hatabayeho imbaraga ikiza y'abakristo, isi yarimbukira mu byaha byayo. Nimurebe itsinda ry'abavuga ko ari abakristo nyamara batagira icyo bita mu myambarire yabo no mu mibereho yabo. Nk'uko imyambarire yabo bigaragaza, ntibashikamye mu byo bakora. Nta burere bagaragaza, nta rugwiro, kandi n'intumva n'ibihubutsi mu migirire yabo. Barangwa n'ubupfapfa mu biganiro byabo, nyamara kandi bafata ko iyo mico y'imezamajyo ari iranga kwicisha bugufi nyakuri n'imibereho ya gikristo. Mbese aho mutekereza ko umukiza wacu abaye ari mu isi yatunga agatoki yerekana ko ari umucyo w'isi ndetse n'umunyu w'isi? Oya, ntibishoboka rwose. Mu biganiro byabo, abakristo bahungukira ibitekerezo bizahura, kandi nubwo bizera ko gucishiriza ukajya mu bitwenge by'ubupfapfa ari icyaha, barangwa n'urugwiro, ni abagwaneza n'abanyabuntu. Amagambo yabo ni ay'ukuri, ni abiringirwa mu byo bagirira bagenzi babo bahuje kwizera ndetse n'ab'isi. Mu myambarire yabo birinda gukabya no kwiyerekana, ariko imyambarire yabo izaba iboneye, idashashagirana, iciriritse kandi iboneye ibereye amaso. Imyambaro ikwiriye kuzajya yitabwaho mu buryo bwihariye bugaragaza imyitwarire yera imbere y'isabato, yera no kuramya Imana. Umurongo utandukanya iryo tsinda ry'ab'isi urigaragaza cyane ku buryo nta wawibeshyaho. Igihe abagabo n'abagore bizera ukuri nyamara barigeze kuba abatagira icyo bitaho n'abanebwe mu mico yabo, bazahuwe kandi barekeshwa ukuri kugera ku rwego rw'uko bubahiriza kubonera, gahunda ndetse n'ubwiza mu myambarire yabo, impinduka bizera bazateza zizaba nyinshi inkubwe 10. Imana yacu ni Imana y'inyagahunda kandi ntijya yishimira ibirangaza na gato, ntiyishimira umwanda n'icyaha. Uburyo bwo kwitwara mu bigezweho. Abakristo ntibakwiriye kwihandirishaho imibabaro, bihindura ibishungera bitewe no kwambara mu myambaro itandukanye n'ab'isi. Ariko kubwo guhuza no kwizera kwabo n'inshingano yabo mu bijyanye n'imyambarire yabo iri mu rugero rukwiriye kuba ituma batunga amagara mazima, igihe basanze bambara imyambaro itakigezweho, ntibakwiriye guhindura imyambaro yabo kugira ngo bakunde base n'ab'isi, ariko bakwiriye kugaragaza ukwishyira ukizana kurangwa no kwiyubaha n'ubutwari mu mico mbonera, bakora ibitunganye nubwo isi yose yaba itandukanye nabo. Isi neza n'umuderi w'imyambaro iri mu rugero ikwiriye kandi ituma abantu bagira amagara mazima ndetse ihuje n'inyigisho za Bibiliya. Ntabwo kwambara bene uwo muderi bizahindura imibanire yacu n'Imana cyangwa uko twitwara ku bisi. Abakristo bakwiriye gukurikira Kristo kandi imyambaro yabo bakayisanisha n'ijambo ry'Imana. Bakwiriye kwirinda kuba abahezanguni. Bakwiriye gukurikira inzira igororotse badakebakeba, batitaye ku gushimwa cyangwa se kugawa, kandi bakwiriye gushikama mu bitunganye bitewe n'ibyiza bibirimo.